Nongeye kuguha ikaze hano kuri Cyubugingo TV. Imana y'amahoro iguhereze umugisha cyane niba ari bwo bwa mbere ukijya hano kuri Cyubugingo TV. Nishimiye kubana nawe, kanizereye rero yuko uri weekend mumeze neza. Mbifurije impera z'icyumweru nziza hano kuri Cyubugingo TV. Rero niba uri mushyashya hano kuri Cyubugingo TV, reka ngusabe gukora subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona ibiganiro byacu, ukore no kukazogera. Imana iguhereze umugisha. Rero usiga igitekerezo cyawe muri comment bitewe nuko wowe uri kumva ibiganiro byacu, ko like kuri no video. Rero uyu munsi wa none twongeye kugaruka hano kuri mikoro za Cyubugingo TV. Uyu munsi turi ku wa gatandatu, turi ku itariki 29 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Tukaba tuzanywe n'amakuru mashyashya, aho umuhanuzi bita Solange yagiye ahanura ubuhanuzi bwinshi bugasohora, bamwe bamupinga abandi bamutuka bamubwira nabi, bavuga yuko ari umutekamitwe. Atumijeho abantu nkababwira ko inzara ije, bakabisuzugura bakanga kubyumva. Uyu munsi wa none rero bimwe mu byo yahanuye bigenda bisohora, ariko uyu munsi by'umwihariko amakuru tubafite nuko bimwe mu byo yagiye avuga byaje gusohora. Yaravuze ati hagiye kuza inzara ikomeye cyane mu gihugu. Benshi babyita imikino, abandi babyita amanyanga n'uburyo bwo kwibonera ibirayi kuri social media. Ariko uyu munsi wa none haje kugaragara ikibazo gikomeye cyane cy'inzara yaje kuboneka tumwe mu turere tw'u Rwanda, harimo nk'akarere ka Kayonza, aho abanyamakuru ba TV1 baganiriye n'abaturage. Umwe akavuga yuko yari agiye kwiyahura rwose nyuma yuko abuze icyo atekera abana babo. Bakavuga bati twahinze ibishyimbo biruma, tumaze imyaka 3 dufite inzara ikomeye cyane. Inzara itumereye nabi cyane ku buryo budasubirwaho, natwe twabuze ukuntu tubigenza. Ubu urabona kuva mu gitondo ntabwo ndarya, tujya nimugoroba gusa. Ubu nta muntu wa ndego urya kabiri. Rero ibi bikaba byakomeje kuvugisha abantu menshi hano kuri YouTube, aho bavuga bati ibyo Solange yavuze birasohoye, kandi ni koko bitangiye gusohora. Niba abantu bashonje inzara, nzara murabona, ntabwo murabona inzara ntayihari. Bantu muribwa murira mu Rwanda inzara hari ntayihari, imbere irahari. ahubwo inzara iravuze ubuhuha kuko duhanganye n'izuba imyaka 3 yose. Twe twahinze twarambuye, dore hakurya ngiye epfi mu kibaya mu misozi ruguru ngiye, dore ibishyimbo ko byabaye, nta n'uwo bashene kurya umushogoro, twarumiwe. Ya yindi yatuma bajya no kwiyahura, ya yindi yatuma biheba cyane, ya yindi ituma badashyira umutima hamwe. Abaturage bagize bati tumaze imyaka 3 dufite ikibazo cy'inzara, dufite ikibazo gikomeye cyane cyo kuba tutabona ibyo kurya, kuko twarahinze birarumba, ibishyimbo byarumye, imyaka yose yarumye. Babwiye umunyamakuru wa televiziyo wani bati nawe urabyibonera, urabona uko tumeze gutya, ntabwo tworohewe, ni ibintu bitatworoheye haba na gatoya. Hareba mwahageze byarumye, n'abantu barumye, ahubwo rero n'ibishyimbo gusa. Turashonje pe, turashonje n'amaso yanyu arabyirebera. Mana namwe ngo nimbabwire, mbwira abantu ngo iyi mvura muri kubona iri kugwa ni amahirwe akomeye Imana iri kubaha, kugira ngo mwige guhinga muvomerera, mufata aya mazi yibacika, kuko imbere hagiye kuza amapfa ateye ubwoba. Ikimenyetso ngiye kubaha, irambwira ngo ni itangazo igiye gutanga. Ngiye kubona mbona bano bantu bakunda kwambara amabaji bagenda basoresha, niba babwita bakora muri Rwanda Revenue. Mbona barimo kugenda banyuramo mu bacuruzi, bagenda banyura mu maduka, ariko nkabona aho bageze amaduka amwe namwe arakingwa. Nkabona aho bageze mu isoko ama etajeri amwe arimo ahanuka yikubita hasi. Irambwira ngo ikimenyetso Imana itanze nuko abantu b'abacuruzi bagiye guhura n'ibibazo bikomeye. Imana irambwira ngo abacuruzi benshi
bagiye gukubirwa imisoro igiye kuzamuka, igiye kwiyongera, kubera yuko mu kwiyongera kwayo hari amaduka amwe n'amwe azafunga, hari ahantu hamwe na hamwe hatazongera gukorerwa iby'ubucuruzi, ngo uko marayika w'Imana yaje akanyura mu nsengero niko marayika amanutse kunyura mu bacuruzi. Rero biragoranye muri ino minsi, Imana iri kugenda ivuga ibintu bigasohora, ariko ikibazo gikomeye cyane abantu ntibafite amaso yo kubona, ni ibintu bikomeye. Rero reka dusoreze hano amakuru yacu, ubundi reka ngusabe gukora subscribe, n'ubundi niba uri mushyashya hano kuri Cyubugingo TV, kugira ngo uzajye ubasha no kubona n'ibindi biganiro byacu uko bigiye bikurikiranye. Shalom shalom, Uwiteka abahereze.